niko mwabanyamakuru bamwe njye numva ngo mubyarwa n'abashumba, abandi numva ngo muri abaririmbyi, abandi numva ngo muri abadiakoni, abandi numva ngo muba mu nsengero. Ntumbaze iyo muba izo sengero zanyu. Hiyo uzinga Imana nikumanuriraho inkoni se uzajya kuyibwira ngo nakoraga itangazamakuru ry'ubujajwa n'ubusutwa n'ubutindi n'ubwicanyi. Nawe rero ugatibika ngo ugiye kuzana inkuru warangiza ukaza nta n'isoni. Turabakire hano icyo kora ari amazina mwisa amacano yanyu ni meza iyo aza kujyaho ibintu byiza abantu baba bageze kuri. Tubafitiye inkuru tubonye nonaha ifite n'ibimenyetso. Komeza uzitare, komeza mwabanyamakuru ni mukomeze mutare inkuru, mukomeze muzitare ibyari kuguma hariya mubizane ku karubanda, musenye murimbura imitima y'abantu, mubabagisha inkota, mubabagisha inyundo, mubakubita amabuye. Hanyuma mujye mwicara ngo intera hamwe zarahemutse. Intera hamwe zibaruta nizihe? Bicishije ubuhiri mwe muri kwica imitima y'abantu mukoresheje iki? Amagambo. Mwisha abantu n'abari kwihana barabinaniwe kuko mwabashyize ahagaragara. Mwarababaze maze warangiza ugasohora inkuru wa munyamakuru utagira ubwenge. Ubundi umuntu adafite agakiza yagira n'ubumuntu. Ibintu yakoze mu muryango wawe, musaza wawe ntabyo yakoze, mubyara wawe ntabyo arakora, mu muryango wawe ntabwo birahabera, ku buryo byitwa ngo umuntu aba yaciye nk'amabere. Abantu mwese mugahaguruka, abantu mwese mukavuga, abantu mwese mugasara, ukagira ngo ni agati bakojeje mu ntozi, ukagira ngo mumaze gusinda, kugira ngo muhaze urumogi. Mwese mukavuga ibintu bikorwa birenze mutarabona ni ibihe. Rwose mama Sharirene, rwose ndagukunda, naragukunze, ugira gutya, umeze gutya na gutya, tuzahurira ahantu. Nyoherereza agafoto se mama Sharire, nyoherereza agafoto wambaye ubusi kwa Jinara Yesu. Abazimu, abagome, abicanyi. Yego mama we, komera cyane rero. Mama Sharire naguha agafoto ke. Mama Sharire naguha agafoto ke yambaye kora. Ubundi se amafoto nambaye kora ngenda yagira. Wari wambona kuri iyi kamera nambaye kora. Erega bakagutuma urebe ukuntu wamukuraho ifoto uzaperereze n'utari wowe. Ntibabahaye amavideo, ntimukabazana ku karubanda. Ubu musigaye mufite akazi ko gushakisha amakuru mabi mujyana adafite n'ibihamya, mujyanira abo bicanyi b'abanyamakuru b'abagome barimburira u Rwanda bakarimburira Imana. Ariko buretse singaho nibe Imana izabishyura inkuru mukora, izabishyura amakuru mutanga, izabishyura imitima mwabojeje, izabishyura. Mama we, maze rega ukijijisha ngo uje kujisha mama Sharirene, njye sinakoranye ikosi nawe peti, uzabaze. Njye mfite aho nitoreje n'abaje. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ni kuri mama Sharirene official, aho mukurikirana ibintu bitandukanye, ibiganiro, ijambo ry'Imana, impuguro n'inyigisho. Imana rero nibaho umugisha cyane. Tumaze iminsi tugenda tuganira ibintu bitandukanye kandi dukura mu ijambo ry'Imana. Mbibutse ko nababwiye ko mugomba kwiga Bibiliya mukiga n'ubuzima busanzwe, nibwo muzabasha gufata Bibiliya. Umuntu utsindwa mu isomo ry'ubuzima ntabwo ajya abasha kubana n'Imana neza, kandi umuntu utsindwa mu isomo ry'umubiri ntabwo ashobora gushobora Bibiliya, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu muzabona abantu bagiye kwiga Bibiliya barayigishwa, bafite amasertifika n'amadiplome, ariko kuko isomo ry'ubuzima bataryize neza, niyo mpamvu gufata Bibiliya no gusambana biraborohera. Kwigisha ijambo ry'Imana no kwiba ntabwo bibagora, kuko bize Bibiliya ariko ntibiga n'isomo ry'ubuzima. Hanyuma nonaha ndashaka tuganire, hari ibintu byinshi tujya tubona. Ndashaka kubaza abantu ngo abazima bamariye icyo abarwayi. Uyu munsi ni ryo somo shaka kubigisha. Niki abantu bazima bamariye abarwayi?
ese iyo umuntu arwaye abantu bakora iki? iyo dufite abantu barwaye mu buzima busanzwe tubagenza gute? iyo umwana wawe yarwaye ubigenza ute? iyo umuvandimwe wawe yarwaye ubigenza gute? iyo inshuti yawe yarwaye ubigenza gute? ese umuntu iyo ari umurwayi abazima bamumarira iki? nibi bintu ushaka ko tuganiraho. ibi bintu ushaka ko tuganiraho ni ukubibahugura no kubigisha, ndetse bamwe tukabyibukiranyaho kuko bamwe munabizi kundusha, mukabimenya no mu ndimi nyinshi, mukamenya no kubisobanura cyane kuko mufite na za diplome z'aho mwigiye za Bibiliya. ariko ndashaka mbabaze muri rusange, iyo umuntu arwaye abazima bamumariye iki? noneho nkavuga ngo abazima tumariye iki abarwayi? ese icyo dukwiye kubamarira ni iki? mureke mbabwire. hari ibintu njya mbona, ukabona abantu bavuga ibintu cyangwa bari gukora ibintu nk'abanyweye za yose. ubushize narababwiye, mbabwira ukuntu hari abarokore baza hano kuri kamera wagira ngo baba banyweye inkangaza zengewe ikuzimu. hari n'uwavuze ngo mbese ikuzimu haba inzoga. ikuzimu barenga bafite izo benga bitandukanye n'izo ahazima cyangwa izo ku isi. ariko amagambo bamwe muvugira kuri kamera mukaza gutukana, mutuka bagenzi banyu mu buryo bwumvikana, n'uburyo muba murebamo n'uburyo muba mumezemo. hari igihe umuntu abireba akabona ko mwasinze indarane z'ikuzimu kuko nabo barenga. ikikubwira umuntu wanyweye indarane z'ikuzimu avuga ibintu biterekeye bidafite n'icyo byungura, ari we ntacyo bimwungura, ntacyo byungura abamukurikiranye, ahubwo birasenya ndetse bikarimbura. wabona rero ukuntu abantu bavuga burya nta kindi bazira, baba banyweye indarane z'ikuzimu, baba basinze amagambo. kandi iyo umuntu yasinze ikintu kimukubwira cya mbere agira amagambo menshi kandi y'ibitakaragasi adafite umumaro. hanyuma hano ndashaka tuhaganirire. abarwayi bamariye icyo abazima bamariye icyo abarwayi. muri ubu buzima iyo warwaje umwana wirukanka umushakira umuti, byakomera ukamujyana kwa muganga. witabaza kimwe muri ibyo bitewe n'uburwayi afite. hari umuntu ufatwa n'uburwayi ukabona ko nutinda kumujyana ari bugupfireho, ugahita ushaka uburyo umujyana kwa muganga kugira ngo akire. hari n'igihe uhita witabaza umuti kugira ngo umuhe akire. ariko aba barwayi nge shaka kuvuga ni abarwaye indwara bafite indwara zo mu mutwe, bafite indwara zo mu bwonko, indwara z'ibitekerezo, abantu bameze nk'abatuzuye kandi buzuye, abantu tuvuga ngo ntibafite ubwenge kandi babufite. abarwayi reka mbivuge ngo ni abanyabibazo, ni ba bantu bari mu ntambara, ni ba bantu bakoze ibyaha, ni abakoze amakosa. aba banyamakosa ashaka kugereranya n'abarwayi. mwebwe ko muri bazima muri kumarira iki abarwayi? ese abarwayi dufite tubamarira iki? aba nita abarwayi ni abamwirirwa mwitakana buri munsi. agiye gushaka umugabo wa gatatu kandi ari pasiteri, yashatse umugore wa kabiri, yabikoze mu ibanga, yabikoze yihishe, ameze gutya na gutya, yatwaye umugabo w'abandi, yabyaye abana babiri bataraba umugabo, yamufasha ari kwikinishiriza kuri kamera, yanze umugabo, yagiye kwifatanya n'abavuga ibishegu. aba barwayi reka mbyemere ko barwaye. abazima mubamariye iki cyangwa mukwiye kubamarira iki? ubundi iyo umuntu yakoze ikosa aba akwiye gukosorwa, kandi iyo umuntu yakoze ibitari byo aba akwiye kwerekwa inzira kandi akayerekwa mu rukundo no mu bugwaneza. none turashaka kubwira abazima mwebwe mutashatse abagabo babiri cyangwa batatu b'abapasiteri, mwabakozi b'Imana mwebwe bazima,
mwebwe bazima ufite umugabo umwe mukaba musazanye, wowe muzima utarashatse undi mugabo, mama shenge muri bazima, wowe muzima uvuga ibintu bisobanutse hano kuri kamera, wowe muzima uticarana n'abafite ibishegu, wowe muzima utarateye inda cyangwa ngo uterwe inda, wowe utarafatirwa muri rogi, wowe muzima, wowe usenga Imana neza, wowe ukijijwe neza mama, wowe udafite ibyasha nk'iby'abandi, wowe uvuga ijambo ry'Imana, ufite n'urugo rwiza, ufite ibyangombwa byuzuye, wowe ushingirwa igiti n'abantu, wowe ukwiye kuvuga, mwabazima mwe mumariye icy'abarwayi. Niyo message sashaka gutanga. Ese ngewe rero hari igihe muvuga ngo abantu n'abasazi, najye kureba ibyo muvuga na comment mwandika, nkabona mwebwe mufite ibisazi biruta iby'abantu basazi. Hari igihe munenga abantu ngo bakoze ibintu bibi, nabona ibitutsi muri kubatuka, nkabona mwebwe ho mubakubye nka 7. Mwebwe ko muri bazima, ko mukijijwe neza, ko muzi nuko mukizwa. Ngewe iyo wanditse comment mpita mbona yuko wica ibyuzi, unyereka ko uri umukirisitu. Impamvu nyereka ko uri umukirisitu nkabibona ni igihunga yukavuga uko nari nkwiye kwitwara, mpita mvuga nura muntu ari icyabiziwe, ariko nkayita nibaza ngo wowe kuri muzima umariye icyabo barwayi. Ninde wari wasura, ninde wari wafatira ibihe by'iminsi 2 ngo umusengere, ninde wari wahamagara kuri telefone ngo muhuguze ubugwaneza, ninde wakubereye umutwaro ngo ujye kumugira inama ugiye we, wa muntu we kuri muzima umariye icyabarwayi. Abana banyu ko barwara mukabajyana kwa muganga, kuki abana b'Imana mubajugunye? Ubwo ntuza agiye gushaka umugabo wa 3 sinzongera kumukurikirana. Ubwo mama Sharirene yicaranye n'abafite ibishegu ntago nzongera kumukurikirana. Ariko uzi ko mwibeshya? Ubu mama Sharirene urabona ndi umuntu ugihenda bankurikirana. Reka nkubwire, nge sinaje kwiyamamaza, nta nubwo naje gushaka abafana. Umva ikindi utaruzi, mwakora subscribe mutayikora, wakora share utayikora, wakandika ikintu cyose wakora kuri channel yanjye wagikora utagikora. Sinaje gushaka abayoboke, nta nubwo nkeneye abafana, naje kuvuga urumva ibintu bikiza abantu, ntashingiye kubiri mu bwenge bwanyu no mu bitekerezo byanyu. Nkwibutse ko ushobora kwanga kunkurikirana, hari uwo wakanga gukurikirana gahomba kuko arya ari uko yavuze, nge sindya ari uko navuze. Ntabwo ari cyo kintunze. Reka nze nkubwire, amamiliyoni sohora ku kwezi uku kumwe ntayavuze mu bihembwe 3. Ntabwo mwayampemba. Ninde se wayampemba? YouTube ntabwo yayampemba, ntiranayampemba, ntayo ndabona. Witonde rero, ntunkangishe kutazongera kundeba. Kundeba ni inyungu zawe, ntabwo ari inyungu zanjye. Ikintu nge kindeba mama Sharirene. Ese iri jambo rirahembura urubyiruko, hiturisohora. Iri jambo rirahembura umugore n'umwe, rivuge. Iki gikorwa kirubaka umuryango nyarwanda, cyubake. Ibi bintu biragirira umumaro abantu, bisohore. Ibyo kunkomera mu mashyi, ibyo kumvugiriza impundu, ibyo kumpa amanyenyeri, mumpa amapeti, mwandika ngo muranyemera, wabyandika ngo uranyemera, amina, wanditse ngo ntunyemera, c'est fini. Ariko ndashaka kuvuga ngo aba barwayi mwisa abarwayi mubamariye iki? Narindi kukubwira ngo mwebwe murwaye kurutaho. Nimba umuntu arwaye mwaje tukamuvuza. Nimba umuntu ari gutana nimuze tumuyobore. Ese turamuyobora tumutuka? Turamuyobora tumukubita? Turamuyobora tumwita amagambo akojeje isoni? Turamuyobora se tumubwira nabi? Ese ari umwana wawe nuko wabigenza? Ari umugabo wawe nuko wabikora? Ari mushiki wawe bibayeho wabyitwaramo gute? Mwabarukoreme ko Imana yabarereye, kuki mutari kuyirerera? Imana kwibihanganira, kuki mutihanganira abandi? Izihanganira abahehesi, izihanganira abasambanyi, izihanganira n'abahehesi.
erego abantu benshi bararwaye, ahubwo kurwara ntubimenye ni ikibazo. Haha ndashaka kubigisha iki? Nimba umuntu ari mu makuba, murimo kumumarira iki? Ubu noneho gafaranga niwe ugezweho, gafaranga ubu niwe ugezweho. Narabibabwiye baroko, narabibabwiye ngo ntago shitani azemera ko mumara ukwezi mudafite uwo mwicayeho. Ntago azamara ukwezi atabahaye uwo mwicaraho, ngo mumwicareho mumuvuge mwongere mumuvuge. Ntago yamara ukwezi atabahaye ako kazi, kuko arabizi ko mukwicara muvuga abantu murahangirika. Uricara ukababara ngo gafaranga yakoze ibitari byo. Reka mbyemere ko gafaranga yakoze ibitari byo, usibye ko nta nibyo nzi. Nari nzi ko ari na filime, ntabyo nzi, ntibinandeba, mfite ibindi bindeba. Ibintu yakoze mu muryango wawe, musaza wawe ntabyo yakoze, mubyara wawe ntabyo arakora, mu muryango wawe ntabwo birahabera, ku buryo bwitwa ngo umuntu aba yaciye nk'amabere. Abantu mwese mugahaguruka, abantu mwese mukavuga, abantu mwese mugasara, ukagira ngo ni agati bakojeje mu ntozi, ukagira ngo mumaze gusinda, ukagira ngo muhaze urumogi, mwese mukavuga ibintu bikorwa birenze mutarabona ni ibihe. Ese ejo bundi ntimwamukomeraga mu mashyi? Ntabwo mwavugaga ngo arabafasha nagumemo? Ikosa yakora ry'umunsi umwe rigahita risibanganya ibintu byose byiza yabakoreye. Ubu se nayibira umufatiye, n'amasengesho y'iminsi 3 umufatiye, ni impuguro umufatiye, ugiye kumusura, ugiye kumuhugura, ikintu mwamukoze nibi. Kandi ibyo bigakorwa n'ingirwa barokore. Abamwirirwa muvuga ngo bashatse abagabo benshi, abamwirirwa muvuga ngo babataye inda baratwite. Ikintu mubamarira niki? Abamwirirwa muvuga ngo banza abagabo. Hari icyigisho nigeze sohora kivuga ngo kuki abantu bamenya ibyaha by'abandi ntibamenye ibyago byabo, kandi ibyago byabo ari byo byavuyemo ibyaha byabo. Ngasubiremo, kuki abantu bamenye ibyaha by'abantu ariko ntibamenye ibyago byabo, kandi ibyago by'abantu ari byo byaturutsemo ibyaha byabo. Bishatse kuvuga ngo iyo mwamenyaga ibyago by'abantu mushobora gukumira ibyaha byabo, ariko muri abanyamitwe muzi kumenya ibyaha by'abantu ariko ntimumenye ibyago by'abantu. Umuntu rero ngewe mba nkeneye kwamenya akanampugura, nuwamenye ibyago byanjye nyuma akabona kumenya n'ibyaha byanjye. Naho kumenyera ibyaha gusa ntago mbikeneye, n'abamenyera ibyaha gusa simba shaka. Nkeneye umenya ibyago byanjye nyuma akamenya ibyago byanjye, niho azamenya ko ibyago byanjye ari byo byavuyemo ibyaha byanjye. Amagambo akomeye agomba kumvwa n'umuntu n'ubundi ukomeye. Abarwayi dufite tubamarira iki? Dore ukuntu muri abagome, muri abicanyi, muri abantu bafite imitima mibi, mwigize intungane, mwigize abakirisitu. Iyo abanagakiza murata mwakagiraga. Ikintu muzi ni ukwirata inkovu z'imiringa. Aho imiringa mwambaraga gusa tu, aho yishushanyije, ariko imiringa mutakiyambaye. Iyo abanagakiza mwirataga, nibura mwari mufite imbuto z'agakiza. Uzi ko umuntu yicara akicara, umuntu aricara agahora yifuza gushyirishamo abantu, bikaba ari byo bimunezeza gusa. Ni gute umuntu ari coding ibintu kugira ngo azabishyire abanyamakuru? Ibyo bintu bikagushishikaza, ibyo bintu bikagutwara umwanya, bikagutwara ubwenge, bikagutwara na tike, ukabishyiramo imbaraga. Ukeneye rikodi zo gushyira abanyamakuru. Nampamagara nzafata rikodi, simfite ibihamya nzabijyana. Ibyo yavuze ari guteretana, amagambo yamwandikiye nzabishyira kuri rikodi, nzabijyana. Ese reka nze mbabaze, mwancabiranyamo z'abarokore,
iyo ufashe umuntu w'umugabo ukamurikodinga ari kugutereta warangiza ukabishyira umunyamakuru, ndashaka umbwire uba wungutse iki? ugira ngo se wowe ntuba wagize? Erega burya nawe uba wamenyekanye, wese ko cyagutereta ukemera. Mwafasha amaudio, mwayahaye abanyamakuru, mwafasha amafoto, muyaha abanyamakuru, kandi mukaba mu nsengero ngo muri abarokore, muri inyatsi, mwahindutse inyatsi, mwabereye Imana inyatsi do, muri inyatsi z'abarokore, muri inyatsi z'abakozi b'Imana, ngo mfite amavideo, mfite amaudio, bamwe mukayazana, mugashyira hanze bene so, muje ku banyamakuru. Nizo nyatsi z'abanyamakuru bafite itangazamakuru rya Gikristo, nabo bakabafasha kubisohora. Mwasohoye iby'abagabo, musohora amabanga y'abantu, muvuga ibintu biteye isoni. Reka mbabwire, ubwo bufaranga bwa YouTube no murya mubumiragure vuba. Ntabwo ibi bintu Imana ntabwo izakomeza kwemera iyi minuko. Ibi bintu binuka, ibi bintu byanukiye abahisi, byanukiye abagenzi, ibintu biri kuri izi mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ibi bitangazamakuru ngo by'abantu ngo bagikirisitu, mwana byisa amazina, urasoma izina uti mbega izina ryiza, wareba amahana ari kubera. Ni mu buryo vuba ubwo bufaranga, mu bumiragure vuba, kuko muri kurya umuriro, ntabwo muzakomeza kuyarya. Singaha aho nibereye, dore aho nibereye. Halo, ngufitiye amakuru, ngufitiye amakuru. Ndaje, ngusanga he, fata akamoto usanga. Warangiza ugahita utanga amakuru ngo ufashe runaka ryamanye na runaka. Ayo makuru wirirwa utara ko abandi batanga amakuru bakabahemba, we baguhite. Ese ko nzi ko bamwe muri mwe hari ubufaranga babaha? Ninde muntu wari waguha amafaranga azagutunga ukwezi kose? Ninde waguhaye amafaranga uzarya umwaka wose? Ninde waguhaye amafaranga uzarya kugeza upfuye? Si ubufaranga bw'imivumo mwirirwa murya kugira ngo isi babone ejo bundi vubaha. Ndabibabwira mwebwe mwabarokore, zantaraga z'abanyamakuru n'iz'abantuza. Ndabibabwira, utudufaranga murya mukajya gusohora ibintu biri mwibanga, mugatanga amashusho ateye isoni, muri abakirisitu mwarakijijwe mukabatizwa mu mazi menshi, mukaza kwirwa musenya murimbura. Ubu bufaranga mu bumiragure vuba, mu minsi mike burababera inyatsi. Ubu noneho kwitangazamakuru habaye kuri ribu isigaye ifite akazi gake. Akazi ka ribu karimo gukorwa n'intaragahanga zo mu rusengero. Ubu abagore ntibakijya muri ribu, basigaye baza kuri kamera. Ariko mwabagore namwe muza hano kuri kamera ngo runaka nubwo yakoze ubukwe, ngewe ndi umugore we twabyaranye 7. Nagira ngo mbabwire ngo aba banyamakuru n'inzige nta mpuhwe bagira, nawe ntazo bagufitiye. N'inzige uba wicaranye nazo, izo nzige. Habase n'abanyamakuru ko ari inzige? N'inzige Satani yohereje kugira ngo zikora akazi. Umuntu akaza kuri kamera ya Gikristo nakomerwa badukandagiza ngo muri abanyamakuru. Ngewe mvuga nk'umunyamakuru. Ni nkuwo nzabwira ngo ndi umunyamakuru. Nta munyamakuru ukora ibyo mukora. Nimba ushaka kumenya abanyamakuru, uzagenda urebe ba Kenisi, urebe ibintu bakora, bavugira abanyarwanda, igihugu kikamenya icyo kigomba gukora. Abanyamakuru, uwo gutuma abanyamakuru yazana mwebwe mutazi no kwiyandika izina? No, bitangazamakuru bya Gikristo, amazina meza, amazina mwabyise byabaye umwanda, biranuka. N'Imana y'ibibonye iranukirwa ibintu by'imyanda mwirirwa mukora. Abarwayi bacu tubamarira iki? Tubakorera iki? Koko ayo ni amakuru ukwiye kuza gutangaza ku gitangazamakuru cya Gikristo? Umuntu akaguhamagara, alo, wano mukobwa, alo,
ni wowe ukorera iki gitangazamakuru cyitwa gutya na gutya? Ati ni njyewe. Ngufitiye inkuru. Mwabonye aho mujyana inkuru? Ye nababwiye ngo bari abanyamakuru n'inzige. Niko kazina nababoneye. Uzanyica kabisa ndi mubona ntarapfuye. Yo bobo da muntu upfa kabiri nta nkubi kubita burende. Reka nkubwire. Hello. Ni wowe ukorera iki gitangazamakuru? Ni njyewe. Ngufitiye inkuru. Ufitiye inkuru? Hari umupasiteri wanterese. Amaze kuntereta nterinda, amaze kunterinda turabyarana, amaze kunterinda nyine tubyaranye, none ntago nyine ntago amfasha kurera umwana. Wagiye muri ribusi? Muri hengo tuhabasange. Akabaratibitse aragiye. Akabaratibitse ngo agiye kuzana inkuru. Niko mwabanyamakuru. Bamwe nge numva ngo mubyarwa n'abashumba, abandi numva ngo muri abaririmbyi, abandi numva ngo muri abadiakoni, abandi numva ngo muba mu nsengero. Ntumbaze iyo muba izo sengero zanyu. Hiyo uzingwa Imana nikumanuriraho inkoni se uzajya kuyibwira ngo nakoraga itangazamakuru ry'ubujajwa n'ubusutwa n'ubutindi n'ubwicanyi. Nawe rero ugatibika ngo ugiye kuzana inkuru, warangiza ukaza nta n'isoni. Turabakire hano. Icyo ukora ari amazina mwise amacano yanyu ni meza iyo aza kujyaho ibintu byiza, abantu baba bageze kuri. Tubafitiye inkuru tubonye nonaha ifite n'ibimenyetso. Komeza uzitare, komeza mwabanyamakuru, ni mukomeze mutare inkuru, mukomeze muzitare ibyari kuguma hariya mubizane ku karubanda, musenye murimbura imitima y'abantu, mubabagisha inkota, mubabagisha inyundo, mubakubita amabuye, hanyuma mujye mwicara ngo intera hamwe zarahemutse. Intera hamwe zibaruta nizihe? Bicishije ubuhiri, mwe muri kwica imitima y'abantu mukoresheje iki? Amagambo. Mwisha abantu n'abari kwihana barabinaniwe kuko mwabashyize ahagaragara. Mwarababaze. Maze warangiza ugasohora inkuru wa munyamakuru utagira ubwenge. Ubundi umuntu adafite agakiza yagira n'ubumuntu. Ugiye kuvuga yuko umupasiteri yasambanye? Uwo mupasiteri wasambanye uri kuvuga afite umugore, afite abana b'abasore bangana nawe. Undebera umwana uzareba akabona hasohotse inkuru ngo papa we yateye umukobwa inda. Undebera uwo mugore uzareba ngo pasiteri, mama pasiteri akabibona ngo umugore we mugabo we yateye inda. Kandi ibyo bintu byari mu ibanga, byarakozwe ntibyamenyekana. Imitima y'abana iratuje, biranashoboka ko yabikoze akihana. Mwabarokore mwe b'abanyamakuru, n'abo bantu bazi yuko mubafitiye impuhwe nta mpuhwe mugira. Ninde se ahubwo mutegera mukamuhijana? Kereka uwaje kuvuga ubujajwa nk'uko mubukunda. Noneho nimwumva ibintu mwateye mu Banyarwanda, mwumva ukuntu muri abantu babi babagome, mufite imitima y'ubwicanyi, mwirwa mwicisha amagambo. Ubu mwateye abantu kwirirwa bashaka inkuru mu bandi. Hari abajya bampamagara bagasanga nabatamva ngiye bafite impamyabumenyi, nago wanza naho ubu najyuwa nge narabamenye kandi nabamenye nkibazamo. Umuntu akakwihamagaza, ni mama Sharirene, nge nitwa runaka yondo umufana wawe cyane kandi nkaba naguteye imboni. Umva mama Sharirene nge ntuzamenyere, ugomba kumenya ariko ntiwamenyera. Nge se wankurahe? Nta hantu wankura. Rwose mama Sharirene
rwose ndagukunda, naragukunze, ugira gutya, umeze gutya na gutya, tuzahurira ahantu. Nyoherereza agafoto se mama Sharire, nyoherereza agafoto wambaye ubusi kwa Jinara Yesu. Abazimu, abagome, abicanyi. Yego mama we, komera cyane rero. Mama Sharire naguha agafoto ke. Mama Sharire naguha agafoto ke yambaye kora. Ubundi se amafoto nambaye kora ngenda yagira. Wari wambona kuri iyi kamera nambaye kora. Erega bakagutuma. Urebe ukuntu wamukuraho ifoto, uzaperereze n'utari wowe. N'utari wowe ntayo wabona. None se ko ngukunda ariko muzi kwishyiraho no, ariko namwe murarengera koko. Ukanyaka ifoto rero nambaye kora kugira ngo ishyire abanyamakuru do. Bagome. Abatabazi se ntibazibahaye. Ntibabahaye amavideo, ntimukabazana ku karubanda. Ubu musigaye mufite akazi ko gushakisha amakuru mabi mujyana adafite n'ibihamya, mujyanira abo bicanyi b'abanyamakuru b'abagome barimburira u Rwanda bakarimburira Imana. Ariko buretse singahaho nibe Imana izabibishyura, izabishyura inkuru mukora, izabishyura amakuru mutanga, izabishyura imitima mwabojeje, izabishyura. Mama we, maze rega ukijijisha ngo uje kujisha mama Sharire, njye sinakoranye ikosi nawe peti, uzabaze. Njye mfite aho nitoreje nabaje urumva. Nabaje mambaze mama Sharire nukamenyera njyewe. Ugomba kumenya ariko kumenyera no. Erega umuntu akanyoherereza ifoto ye. Akanyoherereza ifoto ye kugira ngo nanjye muhi yanjye nyigo hase nkandi, ntayo naguha. Naho nashaka kuyitanga mfite uwo nayiha. Ugomba kuyihabwa. Maze mugatangira gupanga mama Sharire nuzamufatisha, mukangabaho ibitero mwabagome mwe, mukangabaho ibitero, mukantangira amafaranga, mugakenera amafoto ya mama Sharire, mugakenera amafoto yanjye ndi kunywa inzoga, mugafata nibura mugashaka n'akamenyetso muzarinda mugikuzimu, dore ko ariho muzarinda mugikuzimu mutayabonye. Kandi Imana asenga ntabwo izantanga mu biganza by'impiri. Mugafata abantu mukabagira abasazi kuri kamera, mukabavugisha amangambure, namwe ubwanyu mubizi ko ari amangambure. Nimba umuntu ari umurwayi w'Imana uramwongerera kuremba kuki? Mwagiye mushaka inkuru zifite umumaro, nimushakisha inkuru gusa zibinjiriza amafaranga. Wajya ujya gutara inkuru ukavuga utuye umugabo nshyize ku karubanda, kabashyize ubusambanyi bw'ahabona, uyu mugabo abaye data, uyu mugabo abaye mukuru wanjye, uyu mugabo abaye muyomba, byagenda gute? Ni mu buryo vuba ubwo bufaranga mwirirwa mujya kuyoragura. Ubu umuntu akora inkuru nziza ifitiye abantu umumaro, ariko kugira ngo yinjize abone titire na tamuneri akabakubitse mu rundi runtu. Okay, ndashoje. Njya sinzi imyaka nshigaje ku isi. Nimba nta mafaranga afite yo kubaha sinzababurira n'inama. Uzagirirwa umugisha azihana hinduke, ariko nutanihana byose ni hahandi. Igihano kirakurindiriye, ntabwo Imana izaguhereza. Ndumva shoje. Narindi mu kiganiro kivuga ngo ko turi bazima abarwayi tubamariye iki? Imana nibaha umugisha, abazabikurikirana ibaha umugisha, abazafata imyanzuro ibaha umugisha. Namwe mugiye gutangira kumigisha uruhindu no kunkubitisha inkuba, nta nkuba ikubita burende. Imana na polisi barahari. Imana ibaha umugisha. Amin. Reka mbahe nimero zanjye za telefone 0788 354 2 6 8. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda.